Ni kuri Josh Stories, aka ni episode ka gatatu kuri ya serie yacu y'urukundo. Kwabonye episode ya mbere n'iya kabiri mwarabibonye neza ko Kim Tan, wa musore wo mu bakire uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangiye gukunda Yuni Sanga, wa mukobwa wo mu bakene wabuze uko ataha bitewe n'ibyo mukuru yamukoreye. Mwarabibonye neza ko Kim Tan atangiye kumukunda. Kandi uyu Kim Tan rwose afite sheri wo mu bakire kandi imiryango irabizi ko bakundana. Biraza kugenda bite rero? Nanga twasoje rwose bari muri sinema baje kureba filimi, gusa bari kwiruka bihisha amabandi yarabakurikiye. Ariko Kim Tan abwiye umukobwa Yuni Sanga amagambo akomeye avugira mu migani ati ni umusore rwose yahuye n'umukobwa ntago amuzi bigiye kure, izina rye ni Yuni Sanga. Ndetse umusore aribaza ikibazo kimwe kigira giti, ese uwo musore akunda Yuni Sanga? N'aya magambo Kim Tan yarimo abwira umukobwa, kandi uyu mukobwa yarayumvishe neza, yumva mu izina rye Yuni Sanga. Arabyumva neza, nawe ni umuntu mukuru, arabibona neza ko Kim Tan yatangiye kumukunda. Kandi Yuni Sanga arabizi neza ko Kim Tan afite fiance, cyane ko twabonye ibyo fiance we yamukoreye, cyane ko bihuriye fiance we Rachel. Biraza kugenda biterera. Ibyacu ntago bitinda bwakeye. Kim Tan na Yuni Sanga bari kuganira. Yuni Sanga yumiwe cyane ko ari kubona Hollywood imbere ye, ibintu asanzwe abona muri filime. Ni ubwa mbere ageze muri Amerika. Kim Tan ari kugerageza kugarura cya kiganiro amubwiye nimugoroba, kimwe yavugiye mu migani asa nk'umubwira ko amukunda. Gusa Yuni Sanga ntago ashaka kubyumva, ari kwirengagiza. Uriko Kim Tan abivuzeho agahita azana indi ngingo kugira ngo amurangaze. Nuko bimeze. Ndetse Kim Tan ari kumubwira ati se nimba watangaye cyane waretse tukajyayo tugatembera muri Hollywood ukaruka uko bakina amafilimi nimba byagushimishije cyane. Gusa Yuni Sanga ntago ashaka kumarana igihe kirekire n'uyu musore. Yabibonye ko afite fiance kandi kubona ko uyu musore atangiye kumukunda. Yabibonye ko harimo ikibazo. Niyo mpamvu ari kumubwira ati icyiza reka tujye mu rugo, mfate valise yanjye ntahe umpe na passport yanjye, cyane ko wambwiye ko wayibonye. Twayibonye muri episode ya kabiri. Kim Tan yaraje kumuha passport ye mbere yuko birukankanwa n'amabandi. Yuni Sanga na Kim Tan bagarutse mu rugo. Icyo Yuni Sanga yaje gukora ni ukureba valise akisezerera agasubira iwabo muri Korea. Icyo akeneye ni passport Kim Tan afite, arimo arimusaba, gusa none abanza kumushimira agira ati warakuze kugabura kimwe, wambereye umwana mwiza pe, gusa none ntago nakomeza nkubangamira, ibyo wakoze birahagije, nicyo gihe ngo ntahe. Gusa Kim Tan nanone ntago ashimishijwe no kugenda kwa Yuni Sanga, arumva bagumana. Yaramaze iminsi rwose irungo yararikize, niyo mpamvu afashe valise akayisubiza mu nzu. Ntago ashaka ko Yuni Sanga agenda. Yuni Sanga nawe yabibonye ko Kim Tan yatangiye kumukunda. Wibuka amagambo yamubwiye. Ikindi kandi wibuke Yuni Sanga yandikiye ya nshuti yitwa Chayanga ayibwira ibibazo yahuye nabyo. Yakoresheje telefoni ya Kim Tan. Yuni Sanga ntago azi nimba ya nshuti yaramushubije, gusa yaramushubije. Gusa Kim Tan rwose ntago ashaka kumubwira ko inshuti yamushubije. Arashaka ngo yigumane na Yuni Sanga. Yarayumuhishe ko inshuti ye Chayanga yamushubije. Yayakaga ubufasha kugira ngo arebe nimba yasubira muri Korea, cyane ko nta mafaranga afite. Ayo yari afite yose mukuru yari atwaye. Gusa Kim Tan rwose ntago ashaka kumubwira ko inshuti yamushubije. Arashaka kwigumana n'umukobwa Yuni Sanga. Yanze kumana valise ngo batahe. Arimo aramubwira ati rwose valise yanjye mu cyumba cyanjye, nimba ushaka kuyifata ngo inifate, gusa ubimenye neza ko ngiye kuba noga kandi ndogera mu cyumba cyanjye. Kandi Yuni Sanga ntago yajyayo. Biraza kugenda biterera. Nanone wibuke mukuru wa Kim Tan ari we Wuni, afite urugendo rw'akazi muri Amerika. Wuni ni wa wundi wamwohereje, asa nkaho amuhungisha imitungo ya se kugira ngo azayirye wenyine. Uyu turi kubona ni sekreteri we Yuni, ndetse ari guhamagara Kim Tan amubwira ati mukuru wawe agiye kuza muri Amerika. Ari kumuha aderesi neza zaho mukuru wazaba ari. Ari kumubwira ati nawe ugomba kuzaba uhari, niko papa we yavuze. Wibuke papa wa Kim Tan ni Chairman Kim, nyiri Jeguko Group. Uyu ni sekreteri wabo, bamwita Yuni, mukuru wa Kim Tan bamwita Wuni. Reka tuve muri Amerika twizera hano muri Korea. Turi mu kigo cy'amashuri. Hano hari umusore muto witwa Hyosin. Twaramubonye ni wa musore muto w'umuhanga. Rwose abakobwa bamuzaniye impano, abakobwa baramukunda cyane. Akura muri Media Club, gusa twarabibonye ababyeyi be bamushishikariza kwiga cyane. Kandi rwose ntago bamwemerera kugira ikindi kintu ajyamo usibye kwiga. Niyo mpamvu ari kuvuga ati nubwo nkora muri Media Club rwose nibanga rikomeye, ntago ababyeyi banje babizi, babimenye ntago banyemerera. Arimo arabibwira Bona, sheri wa Chayanga, wa musore Yuni Sanga ari kwaka ubufasha.
Twigarukire muri Amerika. Rwose Kim Mutana amaze kwitegura agomba kujya kuri ya aderesi sekreteri wabo yitwa Yuni yamubwiye neza ko ari we mukuru agiye kujya. Niho agomba kujya kugira ngo ahure na mukuru we. Arimo arabwira Yuni Sang ati bibaye byiza twajyana, ntabwo wasigara ngaha wenyine. Gusa wibuke Yuni Sang icyo yashakaga ni ukubona passport maze akagenda. Gusa ikibazo Yuni Sang nubwo ashaka kugenda rwose nta mafaranga afite. Yayandikiye ya nshuti yitwa Cha Yang ayisaba ubufasha. Gusa ntabwo Kim Mutana yigeze amubwira rwose ko inshuti yitwa Cha Yang yamushubije. Yabigize ibanga cyane ko ashaka kuba yigumaniye n'uyu mukobwa. Nuko rero Yuni Sang nta yandi mahitamo afite usibye kujyana na Kim Mutana hagiye. Byacu ntabwo bitinda bahagiye. Baratwereka bari kugenda mu modoka ariko Kim Mutana ajya namubwira ati bibaye byiza wabona iryamiye nta kibazo, urugendo tugiye gukora ni rurerure, ndaza kubyutsa nitugerayo. Ibyacu ntabwo bitinda, aho bagomba kugera barahageze. Kim Mutana yarimo arabwira Yuni Sang ati wowe bigumye hano, hari utwo ngiye kujyamo ndongera nkurebe nindangiza dutahe. Kim Mutana rwose aje yishimye, aje guhura na mukuru we cyane ko bamaze igihe kirekire badahura. Wibuke Wuni ari we mukuru we yamwohereje muri Amerika, aramubwira ati bibaye byiza wazagumayo ntuzigere unagaruka. Gusa Kim Mutana yaramukumbuye. Baratwereka aho mukuru we ari, dore ngo aramubona mu maso agahinduka agasa nk'umuntu ubabaye. Akaza amusanga agatangira kumubwira amagambo atari meza abe na gatoya. Tangira kumubwira ati ewa nakubwiye ngo ntabwo ugomba kwivanga mu gikorwa na kimwe cya business. Ati wowe waje hano kunyibwirisha ngo urankumbuye, gusa ntabwo uzi icyo bisobanuye ko wageze aha ngaha. Genda njye ntabwo ngukumbuye. Nabwiye ngo uzajye muri Amerika ntuzigere ugaruka. Nabwiye ngo ikintu cya business ntuzakivangemo. Rwose mukuru wa Kim Mutana yarimo aramubwira amagambo mabi yuzuye umujinya, kandi rwose Kim Mutana nta mutima mubi na muke yari afite, n'urukumbuzi rwa rutumyaza. Gusa byose barimo niko Yuni Sang bareba yihishe inyuma y'igiti, areba agahinda umusore wamugiriye neza ari kunyuramo. Dore ngo Yuni Sang araza kumurema agatima, aza kumuhoza maze neje naye gahitigwa, ariko amubwira amagambo agira ati kuki utambwiye kuri mu bibazo ngo nze ngufata akaboko twirukanyire. Gusa none Kim Mutana akamubwira ati wakabe warabikoze kera, kuri akagahinda urukumbonamo n'agahinda mporana ntago ari uyu munsi gusa. Gusa none Yuni Sang ariko amubwira amagambo meza amurema agatima kugira ngo amuvane mu gahinda yabonye ibibazo yari arimo. Icyo Kim Mutana isakora no kwisubira mu rugo cyane kabonye ko mukuru we Wuni atamushaka. Amubwira amagambo mabi cyane, amubwira ati ngiye singukumbuye, ibyo ndio kuvanga urankumbuye n'iby'abana. Ese uzi icyo bivuze ku bujanga? Nabwiye ati ntuzivanga mu kintu na kimwe cya business. Naho amagambo Wuni mukuru wamubwiye kandi ni ari gutekerezaho. Rwose basuye mu rugo amagambo yashize ivuga. Yuni Sang ntacyo afite cyo kumubwira nyuma kubona ibibaye, ntago azo yahera. Cyari gukora ari kumubwira ati rwose icanire radio twumve. Ariko Kim Mutana amubwira ati nibyo ubonye nawe byirengagize, igire nkaho bitabaye. Dore kandi ngo kurangara n'agahinda Kim Mutana afite karatuma abona ibuye riri mu muhanda atinze maze akajya kuyobora imodoka bikarangira ikwamye mu mucanga. Dore ngo bari kugerageza kwikuramo ariko ntago iri kuvamo. Yuni Sang biri kumutera ubwoba cyane ko yarebye film nyinshi zo muri Hollywood. Yarazibonye nyinshi cyane. Arimo arabwira Kim Mutana ati narabibonye film nyinshi z'ikikango, abantu rwose hari igihe basanga ibintu nk'ibi ngibi mu muhanda kandi birangira bapfuye. Reka tuvanga tujye gushaka ubufasha, tureba ahantu tujya, kubera ko abantu muri film bashaka kuguma hafi yaho impanuka yabereye ugasanga barapfiriye. Film zo muri Hollywood narazibonye. Gusa Kim Mutana we biri kumuseza cyane ko atizera ko ibintu byo muri Hollywood bibaho mu buzima busanzwe. Barakwereka imodoka byanze. Icyo Kim Mutana yahisemo nukuza hano kuri moteri kwa Kicumbi. Imyenda yabisa nabi, Kim Mutana yahisemo kugura udupira twanditseho I love California. Aguze tubiri akendetse nako mukobwa. Bisa nkaho igena ubwaryo ryahitiyemo aba bombi kumara n'igihe kirekire, kuko bari kugenda bamarana igihe kirekire mu buryo nta numwe abitekereje. Gusa ni icyumba kimwe babonye, nta kundi byagenda. Agakobwa nakanyesoni cyane. Biraza kugenda bite? Barakwereka bari kuganira ariko Kim Mutana mubaza ati se kubera icyo wanditse ngo ushaka uje ku group izahomba. Umukobwa ahita bimenya ko burya Kim Mutana yamusomeye message. Wibuke yigeze kuroginga in muri telefoni ye, gusa ntabigire ikibazo gikomeye. Gusa umukobwa yavuze ati wapi nagutwara mu buriri bumwe nge ndiryamira mu ntebe.
nuko umukobwa kumbi nubwo yari afite utugambo twinshi yari ananiwe, dore ngo arahita asinzira, maze Kimutani nawe agafatirana amahirwe akaza kwirebera noneho yisanzuye nta bwoba afite. Nuko bimeze, ese aba bombi biraza kubagendekera gute? Komeza ukurikire filime. Uyu musore Kimutani wibuka afite sheri we witwa Rasheli, imiryango irabizi. Uyu mukobwa Yunisanga n'uwo mu bakene, ikindi kandi nubwo nta n'umwe ubizi, nyina wa Yunisanga rwose akora mu rugo nk'umuyaya mu rugo rwa Kimutani, wabo wa Kimutani. Ese urukundo rw'aba bombi rwaza guherera he? Komeza ukurikire. Dore ngo buracya mu gitondo bagera mu rugo bagasanga Chayanga wa musore w'inshuti ya Yunisanga, sheri wa Bona nyine niwe turi kuvuga, wa wundi yatse ubufasha akoresheje telefoni ya Kimutani. Dore ngo baramusanga mu rugo rwose yahageze yanabategereje. Kuri Yunisanga n'ibyishimo bikomeye cyane ko uyu musore ari ategerejeho ubufasha kandi akaba ari n'inshuti ye magara. Ari kumubwira ati "Sumuri kuki utabonye message kera?" Ariko umusore Chayanga amubwira ati nakwandikiye kera cyane ahubwo sinzi impamvu utansubije. Wibuke Kimutani niwe wabigize ibanga, ntabwo ashaka ko uyu mukobwa agenda, niyo mpamvu atigeze abwira uyu mukobwa ko Chayanga yashubije. Kandi banamubabaje cyane, ari kuvuga ati ngwino mw'imbere izuba riri hanze, ntabwo ashaka ko uyu mukobwa agenda. Gusa Chayanga ni inshuti ye magara, uyu mukobwa turaza kureba ese biraza kugenda bite. Komeza ukurikire filime. Ese ari kubwira Chayanga ati reka tujye mw'imbere dusezere uriya musore niwe wanshumbikiye, reka tumusezere tujye twabona kugenda. Dukomeze filime yacu. Chayanga inshuti magara Yunisanga yaje kumureba, ntabwo tuzi uburyo yabonyemo aderesi yaho uyu mukobwa ari, gusa twe twarabibonye muri episode ya 2. Rasheli yafashe telefoni yohereza aderesi cyane ko atashakaga uyu mukobwa hano. Kimutani rwose ntabwo ashaka ko uyu mukobwa agenda, arimo aramuha impamvu nyinshi zigomba gutuma agumana nawe. Gusa kuri Yunisanga uyu Kimutani ni umuntu utazwi, nyamara Chayanga ni inshuti ye magara kuva mu bwana. Ese biragenda gute?